Parimehutu rero iza none bari karundura ishinzwe n'abazungu bakoresheje itsinda ry'abahutu bababwira ngo igihugu ni icyanyu, abatutsi bo n'abanyamahanga, kandi nibo baje nyuma banaje barabakoloniza babagirira nabi. Vuga ko bwa buretwa bwakoreshejwe n'abakoloni bwitiriwe abatutsi bose. Parimehutu izayigisha ibyo ngibyo. Inyandiko za mbere za Parimehutu uhereye ku nyandiko shingiro, cyo bita inyandiko shingiro, ubwo ni statut niko zitwa ubu, ukajya bazitaga manifeste, ukajya mu nyigisho zayo, ukajya mu bitabo bandikaga, bigishaga ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere, abatutsi n'abanyamahanga. Icya kabiri, igihugu ba nyiracyo ni abahutu, igihugu ni icy'abahutu. Icya gatatu, abatutsi b'abanyamahanga banyunyuje imitsi y'abahutu, barabakolonije, barabakandamije, barabakinagaje. Izo ni imvugo zabo ndiho mbabwira zirimo usanga muri statut za Parimehutu, sijya uzivuga niko zimeze. Noneho icya kane, abahutu bagomba kunga ubumwe, gushyira hamwe, bakarwanya wa mwanzi wabo umwe w'umututsi, bakamwigaranzura, bagasubirana igihugu cyabo. Mu burora kuri bw'inzobere, mu isanzure ry'amakuru, mu bushorishori bw'ubushishozi. Murakoma. Ndabizi ko umwanya nk'uyu utoroha, kuko ni umwanya mutekereza abana banyu, mukibuka abagabo banyu, mukibuka abagore banyu, mukibuka imiryango migari yanyu, yacu, kandi bishe. Ubuhamya bwa Rokadiya bufite ukuntu butandukanye n'ubusanzwe, kubera ko dusanzwe tumenyereye ubuhamya bw'umututsi wari ufite umugabo cyangwa umugore w'umututsi, bakicwa bose bazigwa ko ari abatutsi. Ariko niba nabwumvise neza, Rokadiya ni umuhutukazi wari warashatse umugabo w'umututsi, hanyuma interahamwe z'abahutu zimwicira umugabo, zica abana, ndetse n'abasaza be bagira uruhare mu kwica abana ba mushiki wabo. Ni ibintu umuntu atabonera izina, ubundi ntibibaho mu Kinyarwanda. No mu muco nyarwanda ntaho byabaye yuko umubyeyi, kuko nyirarume w'abana n'umubyeyi wabo, ko yica abana be. Ariko noneho muri jenoside yakorewe abatutsi ho hari n'umubyeyi wiciraga abana yabyaye. Dufite abagore b'abahutukazi bishe abana babo babyaranye n'abagabo b'abatutsi babo, noneho bivaniye mu nda. Ni ibintu tuburira izina. Ni nayo mpamvu mwababyeyi mwabibonye ko na jenoside ikimara guhagarikwa, u Rwanda rwabuze inyito y'icyo cyaha, kuko bitabagaho mu Kinyarwanda icyaha cyo gutsemba ubwoko bwose. Noneho dutira iri jambo ry'amahanga ryitwa jenoside, kuko ryo hirya ku isi hari aho byari byarabaye. Abayahudi batsembwe n'abantu bita abanazi b'Abadage. Nibwo icyo cyaha cyashakiwe izina mu mwaka w'1948, murumva n'ikintu. Natwe rero, kuko hari amagambo mashya burya yinjira mu rurimi gakondo, kugira ngo igisobanuro avuga kidatakara, niyo mpamvu iryo jambo jenoside twarihamishije uko riri, kuko icyo bisobanura
jenoside bivuga kwica ubwoko, gutsemba ubwoko. Ni ibintu bishya kubera yuko mu muco nyarwanda imyaka myinshi, ibinyejana birenga, ko nivuga ibinyejana wenda biragora kubyumva, imyaka irenga 850, imyaka irenga 850 abanyarwanda barabanaga nta bica abandi. Byagiye kuzamba abazungu baje mu Rwanda. Abazungu nibo gitera. Iyo abazungu batatugerera mu gihugu hari ibyiza bazanye bikeye, ariko nibo ntandaro yabyo. Mu muco nyarwanda nyawo, muco gakondo, abanyarwanda bagiranaga ubumwe buhuriye kuri byose. N'abo bazungu baje mu Rwanda mbere baraje bandika uko basanze u Rwanda rumeze n'uko basanze abanyarwanda babana. Icyabatangaje bakanacyandika gutyo ni ubumwe basanganye abanyarwanda. Hari ibitabo by'abazungu byinshi, baba abamisiyoneri baba n'abazungu b'abakoloni babyanditse batyo, bagaragaza ko basanze abanyarwanda bafitanye ubumwe, icyambere buhuriye ku gihugu, igihugu kimwe abanyarwanda bibonamo, bakunda kimwe, bakanumva ko aricyo gikomeye ku isi, ko aricyo cyateye imbere ku isi, ko aricyo cyiza ku isi. Noneho icyo gihugu cyiza ku isi cy'u Rwanda bafatanyaga kukirinda, bagafatanya kugitunganya, kucyagura, bakanemera ko, ubwo ni icya kabiri, ko bahujwe n'Imana imwe. Bagiraga imyemerere ishingiye ku Mana imwe, Imana y'u Rwanda iruha gutunga no gutunganirwa, bakayita Rugaba, bakayita Rugira, bakayita Iyakare. Kandi bakemera ko niyo mpamvu bawirirwa ahandi igataha i Rwanda, kuko cya gihugu cyabo bagifata nk'igihugu cyiza ku isi, ku buryo n'Imana iza kuharara. Ari nayo mpamvu muzasanga n'amazina asobanura icyo kintu ko Imana irara mu Rwanda, bakayisasira. Hari imisozi yitwa Busasamana. Ejo nari i Nyanza, niho twibukiye ahantu urwibutso rwa Nyanza hitwa Busasamana, hakaba Byimana, hakaba Buruhukiro n'indi, aho Imana yararaga. Kandi Imana, ubwo ni icya gatatu, abanyarwanda bakemera umwami wabo, bakamwibonamo nk'umwami w'abanyarwanda bose, umuyobozi w'ikirenga ubakunda kimwe, bakanamuha amazina abisobanura gutyo. Umwami bamwitaga Sebantu. Sebantu bivuga umubyeyi w'abantu bose, se w'abantu bose, umwami w'u Rwanda. Bakamwita umwitarurabwoko. Umwitarurabwoko ni ukuvuga n'umuntu wabaga, iyo yahabwaga inshingano zo kuba umwami, yabaga arenze ubwoko akomokamo, yabaga agomba kuba umwami wa bose. Akenshi abami murabizi, abakuru bavaga mu Bega no mu Banyiginya. Iyo rero bavaga mu Bega, bamwimitse yagiye ku ngoma yabaye umwami, ntabwo yabaga umwami w'Abega, yabaga umwami w'Abanyarwanda. Umva, yitaruye ubwoko bwe, nubwo atabuvuyemo, ariko yabaye ikirenga. Ikindi, umwami bamwitaga umuvunyi, umuvunyi w'igihugu. Umuvunyi w'igihugu icyo byasobanuraga ko yagombaga gukora uko ashoboye kose kugira ngo hahore hari amahoro mu Banyarwanda, hari umubano, haba habaye n'amakimbirane, akunga Abanyarwanda, akabafasha gukemura ikibazo. Ya makimbirane ntavemo umwiryane utuma igihugu kidashobora kubaho, cyangwa se ngo abantu bareke gukomeza kubana. Kunga, agashaka amahoro n'icyatuma u Rwanda rutungana.
bakamwita musanwa wa bose. Musanwa wa bose icyo bisobanura murabyumva, ni ukuvuga ni umuntu abantu bose bisangamo, bakahajya bakagira umucyo, ntacyo bikanga ntacyo bishisha. Abanyarwanda bose barahajya, bakamwita umubyeyi w'u Rwanda. Umubyeyi byo murabizi, umubyeyi agira urukundo rusesuye rutagira imipaka, akunda abana be bose kimwe. Niyo hari umwana wananiranye arakomeza akamukunda nk'umwana we, agakora uko ashoboye kose ngo arebe ko umwana yagororoka akagaruka mu nzira nziza. Umubyeyi w'u Rwanda. Noneho bagasoza bamwita Nyagasani. Mwami bamwita Nyagasani. Kumwita Nyagasani ntabwo byavugaga yuko bamufata nk'Imana, ko Nyagasani ni Imana, Imana isumba byose, iri hejuru ya byose. Byo myemerere y'Abanyarwanda ntabwo ari abazungu babituzaniye, babyubakiyeho ariko barabisanze. Kuvuga ko umwami ari Nyagasani ni ukuvuga ko yabahuzaga n'aya Mana y'u Rwanda, yari umuvugizi hagati y'Abanyarwanda n'Imana. Ndetse banemeraga ko abantu bapfuye ko batazimye, babitaga bazimu. Kumwita umuzimu bisobanura yuko ni umwuka wamuvuyemo, ariko nubwo umwuka wamuvuyemo wa muntu nk'uko tuwufite ubu utuma duhumeka, uwo muntu hari ahantu ari. Aho hantu ari rero Abanyarwanda bumvaga ko umwami wabo bafasha kubahuza n'abitabye Imana, ariko n'Imana ubwayo. Ariyo mpamvu bamwubahaga cyane umwami. Murabizi ntibazanabibabuze. Niyo mpamvu Abanyarwanda baterekeraga. Guterekera ba Musenyeri abababanjirije ariko baraje batwigisha ko ari bibi, ariko ntabwo ari bibi. Umuco wacu ubwo ntangiye kugera ku byo baduhemukiyeho abakoloni, yewe n'abamisiyoneri baduciye umuco wacu, barawuciye. Indangagaciro zawurangaga barazica. Ubwo ndi bugere nahereye aho ku bumwe bwacu bwarangaga u Rwanda, ndi bugere ku cyateye jenoside n'icyatumye ishoboka. Umuco nyarwanda mbere yuko ngera no kwiyo migenzo n'imizijizo, mu muco nyarwanda Abanyarwanda bifurizanya ubuzima. Nicyo cyambere gikomeye, ubuzima. Ni nayo mpamvu iyo umuntu ahuye n'undi atamuheruka aramubwira ngo muraho, wamusezeraho ni wirirwe, uramukeho, urabeho. Mu gitondo iyo uhuye n'umuntu ni waramutseho, uracyabaho. Izo ndamukanyo z'ikinyarwanda ubwazo zirabereka ko umuco nyarwanda nta wifurizaga undi kibi, nta wifurizaga undi nabi. Umuco nyarwanda buri wese yifurizaga undi kubaho. Iyo rero niyo mpamvu iyo sano yahabaga mu Banyarwanda, noneho haba hari n'uwapfuye ntibamwibagirwe, bagakora uko bashoboye kose bagaterekera. Guterekera kwari ukumwibuka, kwari uguhama na ya sano yarangaga uwatuvuyemo n'abakiriho. Bagafata amasaka, bagafata urujyo, bagashyiraho umuriro n'amasaka yumye, bagashyiraho amasaka agaturika, bati seka mugabo wa mama, seka data, seka. Bakavuga amazina yabo, sibyo? Yes, nk'uko babaga basangira bakiriho. Noneho uko guturika kw'amasaka yumye ni umuzimu uri guseka, ni isano hagati wapfuye n'ukiriho. Nta cyaha kirimo ibyo bintu rwose. Ngewe nababwira ntawabigishije, narabibonye sogokuru abikora. Iyo nabaga ngiye kwiga kandi niga mu seminari y'abapadiri, barabinkoreraga. Nkarumva nta nicyo bitwaye rwose. Ibyo numvaga ntacyo pe. No mu misa, iyo Musenyeri wadusomera misa atubwira uburyo Yezu yahuje intumwa ze bagasangira kwa kundi, nabyo ni uguterekera kwabo.
ni ukumwibuka, guterekera ni ukwibuka. Ariko abamisiyoneri baraje batwumvisha ko iyo sano dufitanye n'abakurambere bacu ko ari mbi, ko ari icyaha. Waba wanabikoze bakakunyaga amasakaramentu. Sogokuru nababwiraga baje kubimenya kuko twe twari duturiye paruwasi, bamunyaga amasakaramentu ati nibajyana. Baramunyaze ati nta cyaha nakoze, nta kibi mbonamo. Nuko ibyo rero byatumye n'umwami Musinga yararwanye ku muco nyarwanda. Noneho arwanye ku muco nyarwanda bituma abazungu bamuca. Abazungu baramuca, bamuvana i Nyanza, bamuzana hano, abanza kuba i Kamembe, hanyuma i Shangi, hanyuma bamujugunya muri Kongo. Icyo kintu cyo kuducira umuco wacu bakawuca ni ikintu kibi cyashenye u Rwanda, kuko ntibashenye umuco gusa, bashenye indangagaciro ziwuranga, basenya kirazira zabo. Kuko mu muco nyarwanda cyaraziraga kwica. N'uwabaga ari umurozi baramumenyaga, abantu bose bakamwamagana. Cyaraziraga kwica. Hanyuma ubwo byaje rero gupfa bite? Ntabwo ndi bujye muri birebire, ariko abakuru mwese muri mwe benshi muri bakuru mwabibayemo, niyo mpamvu nahisemo ikiganiro kukiganisha aho ngaho kwizo ndangagaciro n'uburyo u Rwanda rwariho. Bijya gucika byahereye ahantu habiri. Icya mbere ni uko abanyarwanda bagezeho basanga bamaze gukura, basanga abazungu babajyanye mu mashuri barize, basanga bakeneye kugira ubwigenge, kuko basanze hari ibibi abazungu bazanye mu Rwanda byo kudutama ibice. Icyo cyo kuducamo ibice kibabaza abanyarwanda bamwe kandi bize, barangajwe imbere n'umwami Rudahigwa, basaba ubwigenge bw'u Rwanda, basaba gukuraho indangamuntu zirimo amoko abazungu bari bazanye mu mwaka w'1932, basaba ko uburezi, amashuri, icyo gihe Kiliziya yari yashinze amashuri ifatanyije n'abakoloni, basaba ko hajyaho amashuri menshi kandi akigamo abana bose, basaba ko hajyaho na kaminuza yigamo abanyarwanda bose, kuko icyo gihe nta shuri rikuru rya universite ryabaga mu Rwanda, yabaga muri Kongo ahitwa i Lubumbashi. Icyo rero cyabaye ikibazo kinini, kuko gusaba ubwigenge ntabwo abazungu babishakaga, babifashe nk'agasuzuguro, kandi ako gasuzuguro bakitirira Abatutsi. Ubwo icyo cy'Abatutsi n'Abahutu n'Abatwa nacyo nicyo nagombye kuba nahereho, kuko mwebwe bakuru murabizi Abatutsi, Abahutu n'Abatwa si amoko, ntabwo bivuga amoko atandukanye. Ubwoko icyo bivuga bisobanura itsinda ry'abantu rifite ikibahuza kandi bibatandukanya n'abandi. Ni ukuvuga ko ubwoko buba bufite ururimi rwihariye, rukagira aho rutuye hihariye, rukagira imigenzo yihariye, ibibaranga byihariye, imiziririzo yabo yihariye. Ubwoko nicyo bivuga. Hirya hano muri Kongo aho duturanye, iyo uvuze Abaruba bafite ibyo byose, ururimi rwabo. Iyo uvuze Abashi bafite ururimi rwabo, bafite aho batuye, bafite umwami wabo. Wavuga Abahavu nabo nuko hari ikirimi cyabo cy'igihavu. Ariko se Abahutu, Abatutsi, Abatwa niki kibatanya? Ntacyo. Bahuje byose, ururimi ni rumwe, igihugu ni kimwe, kubandwa bose barabikora, guterekera barabikora, Imana barayemera, Imana byose byo nabwiye tubihuriyeho twese. Bivuze ko usamuko, ndetse n'abamisiyoneri baza ndetse n'abakoloni mu Rwanda bakihagera barabyanditse, babisanga batyo, barabivuga yuko Abahutu, Abatutsi n'Abatwa atari amoko atandukanye, ahubwo ari ibyiciro by'imibereho biranga abakire n'abakene n'abakora imirimo itandukanye y'ubuhinzi n'ubworozi. Nabaha urugero, umwe mu basenyeri ba mbere bayoboye
kiliziya gatolika mu Rwanda witwa Musenyeri Leon Classe, ni Umufaransa. Hari inyandiko yanditse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 1935 yasohotse mu kinyamakuru cyitwa Revue Grand Lac. Ndababwira umwaka mwumva igihe abyandikiye. None iyo nyandiko yanayihaye izina ngo igihugu n'amoko atatu ashyiraho akabazo. Arangiza asobanura ngo abahutu, abatutsi n'abatwa si amoko, ni ibyiciro by'imibereho nk'uko nababwiraga binarangwa n'imirimo bakora. Ati umuntu wese mu Rwanda w'umukire, kandi kuba umukire ni ukuba ufite amashyo y'inka, ufite amashyo y'inka w'umukungu yitwa umututsi. Ati ndetse umwami niyo yabishatse agabira umuntu w'umukene, yamuha inka nyinshi, yamuha amashyo y'inka, wa wundi wari umukene akitwa umututsi kuko yazamutse mu bukungu. Icyo byasobanuraga rero, umututsi yari umukungu, yari umukire, umuhutu akaba umukene. Wakira ukaba umututsi, wakena kandi ukaba umuhutu. Niko inyito zari zimeze kera mu muco gakondo w'u Rwanda. None ariko hakaza n'imyuga abantu bakoraga. Hari aborozi, abatunzi, abo nyine bakabita abatutsi, bumvikana ko babaga banatunze. Akenshi abakene bo bahingaga amasambu yabo bafite. Tugira amasambu arakina, ariho waragendaga amasambu ukayasanga ahantu ugafata isambu ugahinga. Uwakoraga umwuga wo guhinga rero bitaga umuhutu kandi adatunze. Umutwa we yari umuntu uba hose, ariko cyane cyane agakunda guhiga. Icyo gihe amashyamba yariho, bagahiga inyamaswa kugira ngo babone inyama zo kurya. Abatwa bagakora umwuga wo guhiga no kubumba ibibindi, kubera ko abanyarwanda bashigishaga ikigage bagasangira amarwa. Ibibindi byambugaga n'abatwa, ariko bose bari abanyarwanda bahuriye kuri cya gihugu, kuri ya mana, kuri ya myemerere imwe nababwiye. Icyo abazungu bagisanze batyo, babyandika batyo, babibona gutyo. Ikibazo kiza kuba iki? Kiza kuba yuko basanze bagomba gutegeka u Rwanda, kandi gutegeka u Rwanda byasabaga guhindura imyemerere y'abanyarwanda. Yewe n'abapadiri bera, abamisiyoneri, wabashinze witwa Cardinal Charles Lavigerie, ni Umufaransa. Mu nshingano yari yarabahaye, yabwiye ati ibihugu muzageramo, kugira ngo mushobore kubigisha ivanjiri ya Yezu, mushobore kubahindura, muzabanze mwige imico yabo, mwige ururimi murumenye, mushobore kuganira nabo, kandi mukorane n'ubuyobozi muzahasanga. Ubuyobozi muzahasanga mu buhindure, nimuhindura abayobozi nabo bazabafasha guhindura abaturage. Mwumva? Ayo ni amabwiriza abazungu baje bafite. Abapadiri bahawe nibo bashinze Cardinal Lavigerie. Niyo mpamvu abapadiri bera bageze mu Rwanda n'ahandi bageze muri Afurika, icyambere bakoraga no kwiga ururimi, bakabanza kwiga imico yabo basanze uko imeze. Banashinga ikigo i Kigali kibigisha ururimi. Muri icyo kigo kiracyahari, abajya i Kigali murakiza, ahitwa kuri Sera, icyo bisobanura Centre d'études des langues africaines, ikigo cyigisha indimi nyafurika, bakiga Ikinyarwanda. Niyo mpamvu abazungu baje hari imibirizi aho hamwe mu bo babanje, abapadiri bera baza bakiga Ikinyarwanda kugeza bakimenye. Bagerageje rero kwegera umwami Musinga kugira ngo bakorane, banamuhindure abatizwe. Musinga yanga kubatizwa, kuko kwanga kubatizwa kuri we yumvaga ari ugutatira umuco nyarwanda, kandi umwami yarashinzwe kurengera umuco nyarwanda. Icyo nakibabwira. Yanze kubatizwa rero, ubwo urumva yanze impinduka z'abazungu, bimubera ikibazo. Wa Musenyeri Classe nababwiraga, dufite amabaruwa yagiye yandikirana na bagenzi b'abakoloni, ababwira ati ntidushobora kuzahindura abanyarwanda igihe cyose Musinga gihari. Musinga aratubangamiye, Musinga ntakunda kiliziya gatolika, Musinga ntakunda abazungu. Guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 29
ariko bigeze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1931 birakomera. Musinga rwose bafashe umugambi wo kumukuraho. Musenyeri Classe yumvikanye n'abakoloni, noneho nuko bamuciye barabyandikiranye. Ntabwo ari ibintu ndiho mbabwira bya politiki, si politiki ibyo mbabwira ni ukuri kw'amateka. Umwami w'u Rwanda bamuhoye iki? Kubera ko yanze guta umuco nyarwanda, yanze guta inshingano ze, yanze kuzitatira inshingano zo guhuza abanyarwanda. Icyo bamaze kugikora, bongeyeho ikindi bari baranatangiye mbere kibi cyo kuvuga ko abanyarwanda atari bamwe, cyo kuvuga ko abahutu, abatutsi n'abatwa bo bibonaga nk'abanyarwanda basangiye byose, ko batari bamwe, bataziye mu gihugu rimwe, badakomoka hamwe, batareshya, badateye kimwe, ko bafite ibibatanya. Baranabyandika kandi ku buryo abatutsi ari barebare, mbega ko tutari bamwe. Ibyo bamaze kubishyira mu bitabo byabo no kubyemeza batyo, kandi ari ikinyoma, bashyiraho amashuri nayo yabaye gatanya. Noneho bemeza ko ngo abatutsi aribo bazi ubwenge kurusha abandi. Kubera ko mu miryango y'ubwami murabizi, nanabibavuze, abami bavaga mu miryango kenshi y'abega n'abanyiginya, ariko bakayobora abanyarwanda bose. Basanze abanyarwanda bafite ubwo buryo bw'imiyoborere y'igihugu butabaga ahandi. Noneho bavuga bati bariya abatutsi bashobora kuyobora igihugu kigatera imbere, kikaba gifite uburyo cyubatse, bafite ubwenge burenze ubw'abandi, babitira ubwenge burenze ubw'abandi. Icyo kimaze kubakwa gutyo, ko abatutsi bazi ubwenge kurusha abahutu, abahutu bakaba baciye bugufi, abatwa bose banabagereranyaga nk'inguge. Hari inyandiko z'umuntu witwa Daye, witwa Briez za kera, bavuga ko abatwa ari nk'inguge, ngo ubwoko bwabo bwaranduye. Mwumva ibyo abazungu babizanye batyo. Bashyizeho n'amashuri rero, amashuri ya mbere bashinze amashuri y'abana bategura kuzafasha abakoloni. Ya mashuri bayashyiramo abana bavuye mu miryango y'abatutsi mikeya. Amashuri yandi barayashinga nayo bakagira amashuri bashyizemo abana b'abahutu, ariko bagasaba yuko amashuri y'abana b'abatutsi ariyo yitabwaho cyane kurusha andi. Murumva amashuri atangira cyo atanya abanyarwanda. Babana rero bageze mu mashuri nabo, iyo bigaga uko babagaho, babatozaga gutana n'umuco gakondo. Cya gikorwa nabwiye cyo guterekera bakiduciyeho rwose, baracyanduza nabi cyane. Ariko noneho no mu mirire, abana bageze mu ishuri ntibatahaga, babaga muri interina, bagataha rimwe mu mwaka, bakigishwa iyo mico ya kizungu, bakigishwa indyo za kizungu tutamenyereye. Abanyarwanda bamenyereye kurya imyumbati, bakarya ibijumba, bakarya ibishyimbo, bakarya ibikoro, bakarya amateke, bakarya amashaza, bakarya impungure. Hanyuma rero bagera mu mashuri, babigisha ibindi mutazi mwebwe, sinzi niba hano babaha ibintu byitwa za makaroni. Ushobora gusanga za makaroni n'utuntu tumeze nk'utwo tw'abazungu. Bagafata inyama bakazisya, bakabakuramo utuntu bita burete, bakabigisha kurya imireti, kurya amafiriti. Ibyo abana b'abanyarwanda batari babizi namba, bakamara umwaka wose barya gutyo. Noneho baza baje mu biruhuko, bagera iwabo, umubyeyi yabaha ikijumba, yaba rekada, bikabananira, bikazatuma abana, ariko n'abita abana ubwo baba bamaze gukura, bamaze kuba abasore, bigatuma bashaka uburyo bajya gukora icyitwa stage, bakita ngo ni internship, menya ariko mu cyitwa, bagashaka uburyo basubira aho abazungu bari kugira ngo bashobore kubona bya biryo. Urumva bariho baratana n'umuco nyarwanda pe, bahereye no mu ndyo, mu biryo, mu mirire. Noneho bigatuma na cya kiruhuko bagombaga kumara cy'amezi 2 ukwa 7 n'ukwa 8 wabo bidakunda, bakisubirira kubana n'abazungu hafi yabo, abazungu b'abakoloni cyangwa abapadiri bagakorana nabo.
ubwumva abana b'abanyarwanda bize bariho banatanga n'umuco nyarwanda bahere no ku mirire. Niba rero no ku mirire batangira umuco nyarwanda bivuze ko ntabwo bazongera guhura n'ababyeyi, ntibazongera guhura n'imiryango migari shwi, bazakomeza ya myumvire, ya miterere, ya mico y'abazungu. Nguko uko abanyarwanda ba mbere bize babayeho, babatangije n'umuco gakondo. Hanyuma rero baba barangije akazi, iyo babaga no kubarangije amashuri. Ishuri rya mbere ryabanje ni riri Butare, aho bitaga mu Ndatwa. Iryo shuri ryo mu Ndatwa bigishagamo abana bahegaga imyaka 7 kugira ngo bazungirize abazungu mu mirimo. Abiga ubuvuzi babaga bategurirwa kuzungiriza abazungu mu kuvura, barabitaga abafasha b'abazungu. Numvise Rokari yatubwira ngo umufasha we, abari abagabo banyu mujye mubita abagabo, n'abari abagore banyu mujye mubita abagore. Umufasha si byo ntibijyana. Umufasha ni nk'umuyede, ni umuntu uza akaguhereza. Ariko reka tugaruke kw'icyo. Ubwo naberekaga uko abazungu bakoresheje amashuri kugira ngo batane abanyarwanda. Abo bana bigaga kugira ngo bazabe abafasha b'abazungu. N'amasomo babigishaga ntibamwigishaga kugira ngo azabe dogiteri. Oya, dogiteri ni umuntu waminuje cyane. Bamwigishaga kugira ngo azabe umwungiriza. Mu Gifaransa babyitaga assistant medical. Ni umwungiriza mu buvuzi. Umugororome nawe wigisha ubuhinzi bakamwigisha kuzungiriza umuzungu. Umuzungu akaba ari enjeniyeri, yaraminuje. Umunyarwanda aramwungirije. Wize ubuvuzi bw'amatungo nawe nuko yungirije muganga we ni ukuvuga waminuje w'umuzungu. Abanyarwanda bumva barabashyira hasi, kandi ababungiriza babo iyo bajyaga mu mirimo nibo bakoreshaga imirimo yose abazungu babaga bagenye, abakoroni babaga bagenye. Imirimo ni iyihe? Kubaka amazu. Abakoroni babaga mu mazu, abapadiri babaga mu mazu, hakaba na za kiliziya. Ibyo byose byagombaga kubakwa. Imihanda yagombaga guharurwa, gukorwa, kuyishinga bushya. Amashuri yagombaga kubakwa, guhinga kawa, ibyo byose byagombaga gukorwa. Ibyo bikorwa byose rero kugira ngo bishobore gukorwa babikoresheje abanyarwanda kandi ku gahato, kugira ngo noneho abazungu bashyiraho itegeko rigenga akazi. Iryo tegeko rigenga akazi naryo ryaciye ibintu rwose mu kudutanya, kuko abazungu bashyizeho imirimo abanyarwanda bagomba gukora, utashoboye kuyikora agahabwa ibihano kandi bikakaye. Ibintu bitaga ibiboko murabizi? Ibiboko mwarabimenye bamwe? Ikiboko basobanuriye ko uriya ngo ni umurizo w'imvubu. Umurizo w'imvubu barawumishaga burya ngo uraryana cyane. Imvubu ni igikoko kinini, bacaga umurizo wacyo ukuma. Iyo wamaze kuma rero uriya ngo urababaza ukomeye. Niwo bakubitishaga abantu batabaga bashoboye gukora akazi ngo bakarangize uko abazungu bakagennye. Uwo wakubitaga izo nkoni, ibyo biboko, ni wa mushefu cyangwa umusushefu w'umututsi wari warigishijwe n'abazungu, bakamuha izo nshingano zo gukoresha ako kazi no gukubita ibyo biboko igihe akazi umuntu yaba atagakoze uko bikwiye. Ni ukuvuga abo bana b'abanyarwanda bariho barigishwa kuzana ibikorwa biri mu gihugu no kubikora, kandi abakoroni babigennye aho muhafate. Nibo bagena ku mubare w'ibiboko umuntu agomba gukubitwa. Byatangiye ari ibiboko 25. Biza kugeraho umwami Rudahigwa aratakamba, binginga, abereka ububi bw'ibyo bintu. Abazungu babivana kuri 25 babigira 15. Ubwo no kuvuga iyo babaga barwaye metero ugomba gukora, wenda kuva hano kugera hariya umuhanda ntubishobore, bagukubitaga ibyo biboko 25 kandi bihagarikiye
ari wa mushefu cyangwa umusushefu w'umututsi washyizweho n'abazungu wubahiriza amabwiriza y'abazungu uko n'iryo tegeko. ubwo rero ngira ngo murabyumva, uwabaga arimo kubitwa ibyo biboko abikubitwa n'umututsi bya icyaha kandi kiremereye cyitiriwe wa mututsi, kandi atari gitera ari umukoroni wabishyizeho. na za kiliziya zubatswe gutyo. Nasomye mu nyandiko, hari inyandiko bita Diere Musenyeri Azizi azazibasobanurira. Diere ni abazungu bakigera mu Rwanda, abapadiri bandikaga ibyo babonye buri munsi uko ubuzima bwagenze muri paruwasi runaka. Diere ya Save yagaragaje ko iboneye Kabgayi buriya kiliziya ya Isave ibiti byari bigize sharpante zayo, bajya kubikora ahantu bita Nyaruteja mushobora kuba mutahazi abari na Rusizi. Nyaruteja ni ku mupaka w'u Burundi warenze za Kasi. Ibyo biti rero bavanaga Nyaruteja bazaga babyikoreye, abaturage bitwaye. Kumva ibiti bikora sharpante za kiliziya ni binini, umva rukaragaza gakomeye. Uwananirwaga hagati aho yakubitwaga bya biboko. Amatafari yubatse kiliziya y'umuryango mutagatifu Kigali yavaga i Kabgayi, mu itabure Kabgayi. Abaturage nabo bakagenda bayikoreye bajyanye kubaka kiliziya y'umuryango mutagatifu Kigali. Abatarabishoboraga mu izo nzira zose bazaga bakubitwa. Iyo rero niyo mirimo yiswe uburetwa. Ubwo buretwa kubera ko bwaba buyobowe n'umutware akenshi w'umututsi bwitiriwe abatutsi. Aho nahatinze kugira ngo musobanukirwe aho ingengabitekerezo y'urwango rw'iko umututsi wese yavuye. Yaturutse ku karengane abakoloni bateje mu gihugu. Abenshi bajya mu mashuri yo kubungiriza bari abatutsi, barangije bageze mu kazi n'iyo mirimo bakaba aribo bayikoresha. Ni abenshi kuko hari n'abahutu bize ni bake. Icyo gihe muri ayo mashuri abenshi bigaga mu seminari, abahutu bize nabo bahari bakeya, nabo bakoreshaga imirimo. Yewe na Mbonyumutwa witirirwa ko ari wakubiswe urushyi ngo bigatera kwicwa muri 59. Mbonyumutwa nawe yize muri ubwo buryo, yari na sushefu kundisa. N'ubwo bakoreshaga iyo mirimo n'abarimo. Si abatutsi bonyine rero, ariko abatutsi nibo bari benshi. Hanyuma icyari gikenewe ni ariko ikintu nakongeraho nuko n'abatutsi b'abakene kandi nibo bari benshi. Ni ukuvuga ababarizwaga muri cya cyiciro kitagize inka nabo bakoraga iyo mirimo nk'abandi. Iyo mirimo yose yakoreshwaga abaturage bose, ntabwo batoranyaga icyiciro kimwe gusa ngo kibe aricyo kigikora. N'abanyarwanda bose bakoraga imirimo, ariko yitiriwe abatutsi bose. Kubera ko kimwe nababwiye, kubera ko guhera muri 57 umwami Rudahigwa n'abo bakozi bamwe bari barize bandikiye Ababiligi basaba impinduka. Za mpinduka nababwiye: ubwigenge, amashuri kuri bose kandi atavangura, kuvanaho indangamuntu ziriho amoko. Icyo ntakibagiwe. Umwaka w'1932 bashyizeho indangamuntu zirimo amoko, bashingira ku mubare w'inka, bashingira no ku ndeshyo. Noneho ubwo basanze atunze munsi y'inka 10 akaba umuhutu, utunze hejuru y'inka 10 akaba umututsi, n'indeshyo bayishingiraho. Bamaze rero kubyandika mu ndangamuntu, ubwo bari bamaze gusoza gahunda yo gutanya abanyarwanda ku buryo bwuzuye. None izo ndangamuntu ziba icyangombwa, buri wese yagendanaga kikuranga. N'umwana ubyaye akazitwa uko byanditswe mu ndangamuntu ya se, bikamukurikirana kugeza apfuye. Jenoside yakorewe abatutsi rero yaturutse ku icyo kintu. Yaturutse ku icyo kintu cy'uko aba bantu basabye ubwigenge butakiriwe. Noneho Ababiligi bashyigikira igice cy'itsinda ry'abahutu bari barize mu seminari, benshi muri bo bayobowe na Kayibanda, babumvisha ko abatutsi, abahutu n'abatwa atari bamwe. Akumwe nababwiye ntangira ko atari bamwe, ko abahutu, ko abatutsi baje mu gihugu nyuma, mu Rwanda nibo baje nyuma,
hanyuma baje bakandamiza abaturage bahasanze, bakandamiza abahutu, bakandamiza abatwa, ko abatwa ndetse aribo bahatuye mbere. Kandi abanyarwanda ntabwo ntabaje mbere ngo abandi baze nyuma, oya, byo si byo. Icyo rero bamaze kugishyira mu ndangamuntu, n'abana bageze mu mashuri bakabyigishwa batyo, ko abahutu, abatutsi n'abatwa batateye kimwe, batareshya, bataziye mu Rwanda rimwe. Bakongera icya kabiri ko abatutsi aho baziye baje bategeka abahutu, barabakandamiza, babakoresha imirimo y'uburetwa, bakabakubita ibiboko. Ibyo byitiriwe abatutsi bose, kandi ari ibihano byazanywe n'abakoloni, banabishyiraho n'iryo tegeko ry'akazi nk'uko nabibabwiye. Mwumve rero ko icyo kibazo noneho bakita icy'amoko, bavuga ko hari amoko atandukanye kandi adafite ibiyahuza. Abazungu bamaze kubaka iyo ngengabitekerezo iteye ityo, ko abanyarwanda atari bamwe, bashyiraho noneho babafasha gushyiraho ishyaka rya politiki. Ishyaka rya politiki bise Parimehutu. Parimehutu rero nivuga murayumva, murayimenya ko mwakuze muyisanga, cyangwa yanavutse benshi, bamwe muri mwe muri bakuru muyibona. Parimehutu rero iza noneho ari karundura ishinzwe n'abazungu bakoresheje itsinda ry'abahutu, bababwira ngo igihugu ni icyanyu, abatutsi bo ni abanyamahanga, kandi nibo baje nyuma, banaje barabakoloniza, babagirira nabi. Vuga ko bwa buretwa bwakoreshejwe n'abakoloni bwitiriwe abatutsi bose. Parimehutu izayigisha ibyo ngibyo. Inyandiko za mbere za Parimehutu, uhereye ku nyandiko shingiro, cyo bita inyandiko shingiro, ubwo ni statut niko zitwa ubu, ukajya bazitaga manifeste, ukajya mu nyigisho zayo, ukajya mu bitabo bandikaga, bigishaga ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere, abatutsi ni abanyamahanga. Icya kabiri, igihugu ba nyiracyo ni abahutu, igihugu ni icy'abahutu. Icya gatatu, abatutsi b'abanyamahanga banyunyuje imitsi y'abahutu, barabakolonije, barabakandamije, barabakinagaje. Izo ni imvugo zabo ndiho mbabwira, zirimo usanga muri statut za Parimehutu, sigira uzivuga niko zimeze. Noneho icya kane, abahutu bagomba kunga ubumwe, gushyira hamwe, bakarwanya wa mwanzi wabo umwe w'umututsi, bakamwigaranzura, bagasubirana igihugu cyabo, umututsi agasubira iyo yavuye. Ngiyo ngengabitekerezo uko bayibutse. Abatutsi ni abanyamahanga, baraje basanga igihugu cy'abahutu, barakigarurira, bagirira ubugome abahutu. Abahutu rero bagomba gusubirana igihugu cyabo. Abakoloni n'abamisiyoneri barabizeza bati, tuzabafasha, turabafasha gushinga ishyaka, igihugu cyanyu mugisubirane, mufate ubutegetsi, ubwami buveho, hanyuma tuzakorane. Nguko uko babigenje guhera mu mwaka w'1957, noneho mu mwaka w'1959 ubwicanyi bukorewe abatutsi buratangira, bushingiye kuri iyo ngengabitekerezo. Byagiye rero mu mashuri, abana bakabyiga, abarimu bakabyigisha, bijya mu miryango ya Gisiyo Gatolika, abarejeyo Mariya bajya mu mahugurwa bakiga n'izo nyigisho. Kuko abayoboraga Kayibanda yinjiye muri Kiliziya Gatolika, yinjira mu nzego nyinshi za Kiliziya Gatolika zibera umuyobozi, kugira ngo bizamworohere gukwiza ideoloji ngengabitekerezo ye. Yabaye umuyobozi w'abarejeyo mu Rwanda, yabaye umuyobozi w'ishyirahamwe ryitwa Trafipro, ryari ishyirahamwe ry'ubucuruzi. Yabaye umuyobozi w'ikinyamakuru cyahuzaga abarimu cyitwaga Kurerera Imana, umwanditsi mukuru wacyo. Yabaye umuyobozi mukuru, umwanditsi mukuru wa kinyamateka n'ibindi. N'abari imirimo Kayibanda yakoze mu myaka yegeranye, yabaye perezida w'amashyirahamwe arenga 10. Ariko yashakaga iyo myanya
kugira ngo bimufashe gukwiza iyo ngengabitekerezo maze kubabwira, ayicengeze mu bantu benshi kandi igere hose mu gihugu. iyo abarejiyo babaga bavuye imibirizi cyangwa inyamasheke cyangwa shangi abandi ku Nyundo bagahurira i Kabgayi, Kayibanda mu ijambo yababwiraga n'amatwara ya Parimehutu. Ntibige gusa ibijyanye no kuba abarejiyo Mariya, ariko n'amatwara ya Parimehutu akaba inyigisho bajyana. Byanagezeho umupadiri wari ushinzwe abarejiyo Mariya mu Rwanda yitwaga Padiri Dorones, yari umubirigi. Dorones arabibona, abona ayo mayeri Kayibanda akoresha, abyandikira Musenyeri Perode, ndetse arabyandikira n'umuyobozi w'abapadiri bera, kuko Dorones yari umupadiri wera. Aravuga ati Kayibanda ariho arakoresha imiryango yacu mu buryo bwa politiki, aratwangiriza. Ariko Kayibanda we niyo mpamvu ko yari azi amayeri, yabikoraga icyo azi ibyo ashaka. Nguko rero uburyo Parimehutu yakoresheje uburyo bwinshi bushobotse yashoboraga bwo gucengera hose mu gihugu. Hari uturere n'ubwo mu turere yahoze ari perefegitura, cyane cyane Butare, Gikongoro, hari higanje cyane cyane ishyaka rya Inari, yewe na Prosoma. Na hano muri Cyangugu Prosoma yari hakomeye, hano hirya za Kimbogo n'ahandi. Kugira ngo rero utwo turere twiganjemo Inari na cyane cyane Inari badusenye, Parimehutu yoherejeyo abantu bayo kujya kuhaba abashefu muri za 59. Dufate agace mushobora kumenya ahitwa Ikaduha, umutware umushefu waheboraga witwa Birasa, baramuciriye mu mahanga ahungira i Burundi muri 59. Ahegereye hitwa mu Bufundu hayoborwaga na Zimurinda nawe baramuca ahungira i Burundi. Baza kuko ubwo Inari yari higanje cyane, noneho bazana abaparimehutu bavuye Igitarama, uwitwa Rwasibo bamushyira mu Bufundu, hanyuma uwitwa Shamukiga bamujyana mu Munyambiriri, ubwo ni za Kaduha aho ngaho, kugira ngo abo bantu bavunye bafite amatwara ya Parimehutu y'Igitarama b'impirimbanyi zayo baze basenye Inari aho yari yiganje muri ibyo bice bya Gikongoro na Butare na Nyarugufu, bayisenya batyo. Parimehutu rero ni uko bagiye bayikwiza. Noneho ko Parimehutu yakwiraga, ni nako urwango rwayo rwakwiraga. Abana rero bagakura muri urwo rwango rw'ububi bw'Umututsi. Umwana wakuze atyo yigishwa ibibi ntabwo ashobora kuba umuntu muzima. Njya kuganira n'ababiciye abana babahekuye benshi cyane, banarangije ibihano byabo. Mugenzi wanjye Alisa aranizi, nawe yiranwa nabo. Iyo ngiye kuganira nabo mbafata nk'abantu barenganyijwe n'amateka. Bariya Jenoside babicanyi babi ni abagome, ntabwo icyo nyivanaho, ni abagome pe, bagize nabi, bishe nabi, ibintu bidafite ibizina, ariko barabigizwe, babirerewemo, babitojwe n'iryo shyaka rya Parimehutu, niryo ryabashyizemo urwango. Noneho urwango rumaze kubajyamo, bakuriyemo. Umwana akuriye mu rwango ari rwo yigishwa, arufata nk'ikintu gisanzwe, ntabwo yumva ko ari bibi. Yumva ko bicaga Umututsi, bumva ko bariho bikiza umwanzi, barikiza inyangarwanda, barikiza inzoka. Urwango rero ni ikintu kibi kandi rwarigishijwe. Ntabwo muzi indirimbo z'abanyuramatwi, abakuru muri maze iminsi nyaziririmbira abantu, wowe ntazo mbaririmbira, ariko indirimbo z'abanyuramatwi n'itorero, ni korali Parimehutu yashinze kugira ngo ujye yigisha urwo rwango, ikigisha ko igihugu n'ibyacyo byose ni icya Gahutu. Gahutu aratsinze, abonye u Rwanda rwe. Noneho bakigisha abana b'Abahutu, bakabigisha yuko ngo umugabekazi Kanjogera ngo yajyaga afata inkota yitwa Ruhuga agahagurukira ku mwana w'Umuhutu.
icyo kintu, icyo kinyoma baragihimba bagishyiraho ikinyoma cy'ububi bw'umututsi kiraremwa. Noneho umwana w'umuhutu agakora yigishwa ibyo ngibyo. Igihe nakuriye muri ibyo, nakuze muri izo generasiyo, muri iyo myaka y'ibyo bintu y'urwo rwango rutyo. Iyo bajya batanga ubuhamya ahantu hose twibuka, umuntu akavuga ngo baraduhagurutsaga. Nibyo, abari bahagurutsaga abana b'abatutsi, babahagurutsaga se gusa, ntabwo ari kubahagurutsa nko kubahagurutsa gusa, kwari kubahagurutsa kugira ngo abandi babaseke, babe icyitegererezo kibi gisekwa, babereka abana b'abahutu nk'umuntu mubi, bati dore umuntu w'ukwasi, mumurebe, mumumenye. Ibyo byatumaga abana bibonaga kimwe, bakinanaga, biganaga. Iyo umwana yabaga amaze kwerekana umwana w'umututsi ko afite bwa bugome bwa Kanjogera, ngo Kanjogera wahagurukiraga ku mwana w'umuhutu bamaze kumuha amata yamujombyemo inkota, kandi ari ikinyoma bahimbye, wa mwana w'umuhutu yahitaga mu mutwe we birumvikana abatutsi ni babi. Twakuze ari uko tubibona, ari uko tubyumva, ari uko tumeze, ari uko batugize. Urwango rero rukura rutyo, rwinjira rutyo, rumenyerwa gutyo, bigatuma n'uwize nawe adashobora kwitandukanya narwo, kubera yuko yakuze atyo. No mu ishuri aho ageze nuko arusanga aruhabona. N'abihaye Imana bambabare ntabwo rwose ari ukubikoma, oya, ni ukuvuga ukuri uko kumeze. No mu mashuri y'abihaye Imana bikaba ari uko biteye. Byagezeho n'abanyeshuri ko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, abanyeshuri b'abahutu bishe n'abarezi babo b'abatutsi, abafurere i Nyamasheke barabikoze. Abanyeshuri b'i Nyamasheke muri mirongo irindwi na gatatu bakubise abarezi babo b'abatutsi, bakubise padiri Modeste Karibwami witwa Vianney Kiroro i Kabgayi. Abanyeshuri b'abahutu bishe, noneho barabishe, bafashe umufurere witwa Kabanda bamukuramo amaso. Abanyeshuri yareraga baranamwica bamutemagura, bica n'abandi bagenzi be babiri. Abo banyeshuri babikoraga bari abana b'abasore. Aho bavanye urwango ni hehe? Ni mu muryango, ni mu burere barerewe. Abo bana kandi bakoraga ibyo muri mirongo irindwi na gatatu, nibo bavuyemo abayobozi. Bamaze kurangiza amashuri babaye ba minisitiri, baba abasirikare bakuru, abari mu seminari babaye abapadiri bamwe. Ariko iryo bwoko n'urwango ntibaruretse. Hari n'abandi ijambo ry'Imana ryananiye guhindura kandi baryigisha. Ugasanga abapasiteri barigisha Yesu Kristo, ariko ubuhutu bwarenze Yesu. Ugasanga padiri arigisha Yesu, Bikira Mariya, ariko ubuhutu bwarabirenze. Bigezaho Padiri Seromba yasenyeye kiliziya ku bakristo b'abatutsi i Nyange. Ati Imana yabatanze turayisenya, tuzubaka indi. Ubu ni padiri kiza, ariko yarabigizwe nubwo yambaye yakanzu, nubwo afite umusaraba, nubwo yahawe ubusaserdoti, ariko urwango rwamurenze, yananiwe kuba intangarugero. Menya amaze akanya kanini, ubwo ndagira mbereke ko urwango iyo rwaremereye rwagaje icyiza, noneho rwagiye muri politiki, rukajya mu burezi, rukajya mu idini, rurangiza ntacyo rusiga. Ababica imiryango rero, abatwica imiryango, naho byavuye, niyo ntandaro, niyo mvano, niyo soko. Ndangiza rero, mukomere, kuko nta kitagira iherezo. Urwo rwango narwo iherezo yarwo nubwo yabaye mbi, ikaba jenoside yakorewe abatutsi yabaye mbi cyane, ikaduhekura ikatujegeza, ariko yarahagaritswe. Bariya ba jenoside nta nubwo bicaga bishimye, ntabwo bari bazi yuko bazigera banatsindwa, ntibigeze banatekereza ko habuze abibabaza, ku buryo
yewe nigisha yo sobanura amateka kandi ntacyo mpimba ntabimpimira, ni ukuvuga nuko byagenze kandi shingiye ku bimenyetso. Baranyibasira bakaruka bakahimba ibintu bidafite epfo na ruguru kubera ikimwaro, isoni, ubugome bafite. Bakandika ngo minisitiri w'urwango, minisitiri w'ivangura. Nta kintu cy'urwango mvuga, nta kintu cy'ivangura mvuga, nta kintu cy'amacakubiri mvuga, nta n'icyo mfite, nta n'ikimbamo, nta n'ikizigera kindanga giteye gityo, kuko urwango ndaruzi. Uko ndiho mbasobanurira, nakuze ababyeyi se barugishije uko nabo baratotezwaga, ariko nakuze n'urwigishwa n'abarimu, nakuze n'ubona mu baturanyi, noneho no mu seminari nize ndubona, no mu bapadiri banderaga. Ntabwo urwo rwango rushobora kurugira. Nzi noneho rwagejeje u Rwanda, ariko mfite inshingano zo kuvuga ukuri. Mu Kinyarwanda bavuga ngo utazi yava ntamenye iyajya. Njye numva mfite izo nshingano zo gukora ibishoboka, nkakora ubushakashatsi, singira icyo mpimba, ukuri kukavugwa, kukigishwa, kugira ngo tumenye icyatumye umunyarwanda yiyumvamo ko afite uburenganzira bwo kwica undi munyarwanda kandi nabi, akamurimbura, akamumaraho, akanabitoza abana be. Ababyeyi bakajyana abana babo kwica abandi kubera urwango bigishijwe. Tutabisobanuye rero ngo tubereke ngo dore aho urwango rwagejeje igihugu, ntabwo twaba turi dukosora, ntacyo twaba turi dukora. Kandi tugomba kurinda igihugu cyacu ko kizongera guhura n'amahano cyahuye nayo. Kukirinda rero ni ukubivuga mu kuri, kandi ukuri guca mu ziko ntigushya. Tugomba kuvuga gutyo tukakurinda. Yewe n'aba bana banyu, abagabo banyu, abagore banyu, banyokorukwe n'abavandimwe bose bifuzaga nabo kugira iki gihugu nk'icyo dufite, igihugu baticwa n'abandi banyarwanda, bifuzaga igihugu cy'umutekano, igihugu cy'amahoro. Kubibuka kwiza rero ni uguharanira yuko icyo bazize kitazongera, guharanira yuko icyo bazize kitazongera. Noneho ni ukwigisha abana urukundo, kwigisha abana ukuri, kwigisha abana bose ko n'abanyarwanda bahuriye ku gihugu, nta munyarwanda utundi, bavanamo iryo ronabwoko ry'ubuhutu ryabangirije rwose. Uko kuri ko tugomba gukoresha. Ndarangiza rero rwose ndabagezaho intashyo y'umubyeyi wanyu Nyakubahwa Jeannette Kagame, umuyobozi mukuru wa Unity Club Intwararumuri. Aba yifuza kuza kubasura ntibishoboke kubera izindi nshingano, ariko aradutuma tukaza kumuhagararira, tukaba duhari na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubu turi mu mwanya we, twaje kubakomeza mu mwanya w'umubyeyi mukuru w'igihugu, umubyeyi w'u Rwanda, umubyeyi w'u Rwanda kandi abanyarwanda bose barabakunda. Rero nubwo ubuzima mwanyuzemo bwabateye ibikomere, ariko muzasaza neza, muzasaza neza, muzasaza mwitabwaho, ufite igihugu kibakunda, kibazirikana, ntacyo muzakiburana. Ibyo bibatera ishema, bibatera ubwuzu, rwose bibarinda ibikomere. Abagifite agatege, mujye mukorana ka siporo, mwigendere n'amaguru hariya ku muhanda, mujye gusura abaturanyi, mutembere, ntimukabitinye. N'abari mu tugare natwo bajye babaherekeza, mutembere, musure, rwose mugire ubuzima bwiza. Mugire amahoro rero, nawe utaha. mu burorakure bw'inzobere mu isanzure ry'amakuru, mu bushorishori bw'ubushishozi.